Yesu nashimwe. Amen. Ndabashuje mu izina ry'Imana yacu Yesu. Mahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa seleman, umuyobozi w'itorero abiri b'iteka mu Rwanda. Dushimye Imana rero ibanye natwe. Dushimye Imana kuri uyu mwanya iduhaye. Muri aka kanya ahangaha ndi kumwe na madamu wanjye umufasha wanjye witwa Akanyagira Fatuma. Imana yaduhaye rero turimo dufatanya mu murimo n'abandi bakozi b'Imana turi kumwe nabo. Imana umugisha abakozi b'Imana bose batambukije ubutumwa bwiza kuri channel. Imana ibaho umugisha. Amen. Rero munyemerere muri aka kanya dusome ijambo ry'Imana rito gusa iri mu gitabo cya Luka, ibice byaho ni 7, umurongo waho wa 12. Ahasigaye tusenga Imana. Abapasteri adufasha. Reka dusome ijambo ry'Imana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Luka ibice ni 7, umurongo wa 12. Yego. Titereza mbere atubwiye ngo azura umwana w'umupfakazi. We ni Kristo. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye kiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira, yegera ikiriba agikoraho. Haleluya. Yesu shimwe. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Warupfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana igumugisha nawe nashaka. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana uyu mwaka igusubize ibyawe satani yatwaye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana uyu mwaka igusubize ibyawe satani yagize gute yatwaye. Yesu nashimwe cyane. Dusomye ijambo riri muri Luka ibice byaho ni 7 ku murongo waho wa 12. Ngo Yesu ngo yarageze inayini ahasanga umudamu cyangwa se umugore wari uri kurira. Yerizwaga n'iki? Yerizwaga nuko yapfushije umwana. Kandi wibutse ikintu gikomeye cyane, uyu mwana niwe yarasigaranye wenyine. Ise w'uyu mwana ariwe mugabo yaragize gute yarapfuye. Mu gupfa rero bishatse kuvuga ngo yari yamusigiye umwana. Uyu mwana niwe warumesheje uburenganzira bwo kuba muri urwo rugo. Yesu ashimwe cyane. Niwe warumesheje uburenganzira bwo kuba muri urwo rugo. Ngo muri icyo gihe akiri muri urwo rugo, uwo mwana arangije ngo nawe agira ikibazo agira gute arapfa. Amaze gupfa abantu benshi baramusura, barahurura, barangije guhurura, ndetse biba ngombwa yuko bafata icyemezo cyo kujya gushyingura cyangwa se cyo kujya guhamba, niko bavuga mu Kinyarwanda. Rero ngo muri ako kanya bamaze kwikorera ikiba, ngo barimo bagenda, umudamu cyangwa se umugore atangira kurira. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo ageze inayini asanga bikoreye ikiriba. Akimara kubasanga ngo yegera umugore ngo umugore wirira. Turashima Imana idoza amarira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana igibasha guhoza amarira. Imana igibasha gutuma umuntu wariraga ahora. Uyu mwaka Imana igoza amarira wariraga. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka Imana igukora ku maso iguhoza amarira wagize gute wariraga. Ngo yegera ikiba, amaze kucyegera ngo bari bakikoreye bagira bati barahagarara. Imana ihagarika ibibazo, Imana ihagarika amadene, Imana ihagarika uburwayi, Imana ihagarike abarozi, Imana ihagarika ibintu byose ku buzima bwawe byakubuzaga ubuzima, byakubuzaga komeza urugendo rwawe, byakubuzaga komeza intambwe yawe, byakubuzaga gukora, byakubuzaga gucuruza, byakubuzaga kujya mu kazi, byakubuzaga kwiga. Imana ihagarike mu izina rya Yesu. Ngo bari bikoreye kiri bagira bate barahagarara. Imana ishimwe cyane. Zangije buri bango Imana ije kugira ibintu bihagarika ku buzima bwawe. Imana ije guhagarika abarozi, Imana ije guhagarika amadeni, Imana ije guhagarika uburwayi. Haleluya. Imana ije kugira ibintu bihagarika mu izina rya Yesu. Ngo bari babyikoreye bagira bate barahagarara. Imana ishimwe cyane. Imana igira ibintu bihagarika. Ngo bagihagarara ngo Yesu yegera ikiriba. Yesu yegera ikibazo cyawe, yegera uburwayi bwawe, yegera akazi kawe, yegera abana bawe, yegera urugo rwawe, yegera ubucuruzi bwawe mu izina rya Yesu. Abyegere ngo yegera ikiriba. Ngakimara kucyegera agikoraho. Haleluya. 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 Akimara kugikoraho
haleluya Amen. akimara kugikora Yesu ashimwe cyane Amen. akimara gukora ku kintu ngo uwari upfuye aba muzima cyubahiro ni cy'Imana haleluya Imana izira ibintu byapfuye ku buzima bwawe Imana igira ibintu izura mu izina rya Yesu izura ibyawe izura akazi kawe izura abana bawe izura urugo rwawe izura ubucuruzi bwawe mu izina rya Yesu ngo yegera ikiriba ngo agikoraho akimara kugikoraho ngo wari upfuye agira gute arazuka ngo akimara kuzuka Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen umva ikintu ushaka kugira ngo tuganireho tubasengere mwaho akimara kuzuka ngo Yesu aramufata akimara kumufata haleluya akimara kumufata amusubiza nyawe Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana igusubiza agaciro kawe Imana igusubiza urugo rwawe Imana igusubiza akazi kawe Imana igusubiza abana bawe Imana igusubiza ibya mu izina rya Yesu tugiye gusengera aho ngaho Imana 2023 Imana igusubiza ibyawe satani yatwaye gusubiza akazi kawe satani yatwaye gusubiza abana bawe satani yatwaye igusubize inzu yawe satani yatwaye gusubiza imodoka yawe satani yatwaye mu izina rya Yesu akira ubuhanuzi bw'umukozi w'iki w'Imana mu izina rya Yesu akadusenge Mana mu izina rya Yesu ndimo muri aka kanya ndasenze ibyo satani yatwaye bigaruke mu izina rya Yesu yatwaye ubucuruzi bw'abantu bugarure yatwaye amazu y'abantu hagarure yatwaye imodoka z'abantu zigarure yatwaye ubuzima bw'abantu bugarure amitwara agaciro mu izina rya Yesu ndavuze ngo muri aka kanya muri ubuhanuzi nani wari wahombye mwami Imana asubire mu kazi mu izina rya Yesu wacuruza agasubire gucuruza mwami Imana yacu wari urwaye yakire gukira mu izina rya Yesu urambaye gusa yakire kwambara mu izina rya Yesu reka icyoro cy'Imana kiganza ku muntu wese wumvishije ijambo kandi yakire gukira yakire icyoro cy'Imana mu izina ry'Imana yacu Yesu nizeye kubikoze kandi byumvishe amen